Nshuti mwene data mushiki wanjye unteze amatwi, ndagushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pastor Alphonse. Ubushize twaganiriye ku ncamake y'ibikubiye mu gitabo cy'ibyahishuwe. Uyu munsi rero umwami Imana tuyobore, noneho tugiye gutangira igice ku kindi. Turahera mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 20. Reka dusenge. Mana ihoraho kandi Mana ikiranuka, turagushimira urukundo rwawe rutagira akagero rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose bahererwe ubugingo muri we kandi bahindukwa baragwa b'ubwami bw'Imana. Urakoze kubw'urukundo rukomeye wadukunze kandi ukarugaragarisha gutanga umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo abincunguye ibyaha by'abari mu isi. Utuyobore mu gihe tugiye kumva ijambo ryawe kugira ngo umwuka wera afashe imitima yacu kumva no kumvira mu izina ryera rya Yesu. Amen. Muri iki gice cya mbere cy'ibyahishuwe turabona ko ibyahishuwe ni igitabo kidasanzwe rwose mu nzandiko z'isezerano rishya. Tubona Yohana nk'umwanditsi, wabanza ukibaza uti se Yohana yari inde? Tubona ko Yohana yari intumwa ya Yesu, yari umwe mu ntumwa za Yesu, kandi iki gitabo yacyanditse ahagana mu mwaka wa 90 nyuma y'uko Yesu Kristo asubira mu ijuru, kandi nawe muri icyo gihe yacyandikaga yari afite imyaka igera kuri 90. Yohana rero yanabaye umuyobozi w'amatorero yo muri Aziya ntoya, cyane cyane muri Efeso. Mu ijambo ry'ibanze rero rigaragara mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza wa 3 ritubwira ibibazo, ritubwira ibizabaho ndetse n'inkomoko y'iyerekwa tubwirwa mu byahishuwe. Inzira z'uburyo irihishurwa ritugeraho ni ingenzi cyane cyane, bityo rero tugomba kubyitaho cyane kandi tukabyumva neza. Ababyumva bakabyitondera, niko igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira, imigisha y'Imana izabasukwaho nk'uko bigenda bisubirwamo mu nzandiko ndwi. Tubibona mu gice cya 2 umurongo wa 7, umurongo wa 11, umurongo wa 17, umurongo wa 29, igice cya 3 umurongo wa 6, 13 na 22. Icyangombwa gikomeye hano kirimo nuko tugomba no kwibanda cyane cyane kukumva no kumvira, kuko ibyo igitabo kidusaba kumva no kumvira nibyo bintu by'ingenzi ku bantu bose basoma iki gitabo n'ubuhanuzi bukubiyemo. Kandi ikindi kigaragaramo nuko kwihangana cyangwa se kwihanganira ibitugerageza ni kimwe mu bintu bikomeye muri iki gitabo, kuko hagaragaramo ibyago, amakuba, cyane cyane kubizera Yesu Kristo bazarenganwa bahorwa izina rya Yesu no guhamya kwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rero ritwereka neza yuko kwihangana ni kimwe mu nsanganyamatsiko zikomeye z'iki gitabo cy'ibyahishuwe, kandi kigasubiramo inshuro nyinshi ko hahirwa abumva bakanitondera ibyanditswe muri iki gitabo. Nanone tubonamo ijambo rivuga ngo ibikwiriye. Mu Kigiriki iri jambo ni nko gusobanura ngo ni ngombwa ko bibaho. Ni ukuvuga ngo niba Yohana yaravuze ngo umwami Imana igiye kumwereka ibikwiriye kubaho, ni ukuvuga ngo ni ngombwa ko bibaho, nta kabuza kubaho ko bizabaho. Ku murongo wa mbere rero tubona ko hatubwira hati ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Mu by'ukuri hano muri uyu murongo tubonamo inkomoko y'iri yerekwa n'intambwe enye z'uburyo iri yerekwa ritugeraho. Icya mbere tubona yuko inkomoko yabyo ni data wa twese, hakoreshwa ijambo Imana, yabihaye Yesu Kristo. Yesu nawe abiha marayika we, marayika we nawe abihishurira imbata ye ya Yesu ariyo Yohana. Yohana nawe abyandikira twebwe amatorero. Mu by'ukuri inkomoko y'ibyahishuwe igaragara mu butatu bwera bw'Imana, data wa twese, umwana n'umwuka wera. Ariko cyane cyane intambwe z'uburyo bwo guhishura ibi byahishuwe ni bituruka kuri data bigahabwa Yesu, Yesu akabiha marayika we, marayika we nawe akabiha Yohana, Yohana nawe akabihishurira itorero. Mu by'ukuri umurongo wa 2 uravuga ngo uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Yohana hanaduhamiriza yuko umuntu w'Imana ahamya byibura ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni ijambo ry'Imana,
icya kabiri ni uguhamya kwa Yesu. Niba ibi ngibi atari byo biranga guhamya kumwizera, mu by'ukuri ukundi guhamya kose ntabwo guturuka ku Mana, cyangwa se ntabwo ari uguhamya kubyanye n'ibyanditswe. Yohana yagaragaje ko umuntu w'Imana akwiriye kuba afite guhamya gushingiye ku bintu bibiri. Icya mbere ni ijambo ry'Imana, icya kabiri ni uguhamya kwa Yesu. Hanyuma umurongo wa 3 Yohana aravuga ati, hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Icya mbere tubonamo hano ni ukwihangana. Icya kabiri ni uko kubaho bikwiranye n'ubu buhanuzi ni ikintu cy'ingenzi, bityo kumva no kumvira ubu buhanuzi bikaba ingenzi cyane. Icya mbere kirimo ni ukwihangana. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Iri jambo hahirwa rigereranywa n'irikoreshwa muri Zaburi. Ni ijambo rigaragaza kwihangana. Mu by'ukuri kubaho ubuzima bw'ubu buhanuzi cyangwa se bw'ibyanditswe muri iki gitabo, ariko cyane cyane biyobowe no kumva no kubwumvira. Yesu muri Matayo igice cya 13 avuga umugani w'umubibyi, yagaragaje itandukaniro riri hagati yo kumva no kumvira. Kuko abantu benshi barumva, ariko iyo umuntu atageze ubwo yumvira cyangwa ngo asobanukirwe, ntabwo ashobora kugirwaho ingaruka nziza n'ibyo yumvishe. Rero igitandukanya umuntu navuga yuko wumvishe gusa n'uwumvishe agasobanukirwa kumvira, nuko uwumvishe agasobanukirwa kumvira yera imbuto, cyangwa se abaho ubuzima, reka mvuge ngo abaho ubuzima bukwiranye n'ijambo yumvishe akarisobanukirwa. Rero tubona yuko muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, gukora kw'ikiganza cy'Imana kizageza byose ku iherezo kugaragaramo. Ntabwo ari ikintu rero kizatangira mu gihe runaka kitazwi, mbere y'iryo herezo tubona rizabaho ubwo Imana izazana ibintu byose ku iherezo. Ahubwo n'ubu ngubu ikiganza cy'Imana kirakora, ibikorwa byayo birakomeje. Kubw'ukuboko kwayo kw'igitangaza mu gusohoza byose ku iherezo ry'imigambi yayo idahinduka muri byose, bigaragara muri iki gitabo. Hari ibikorwa bimwe by'ingenzi nka bimwe runaka ndetse n'ibihe bigomba kugaragara muri gahunda z'Imana n'imigambi yayo. Igihe tubona ibi ngibi bishobora kutwizeza ukuboko kw'Imana kugenzura byose. Byinshi muri ibi tubona bigenda biba, igitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza, ibyinshi biradukomerera, ibindi bikatubabaza. Ariko kimwe mu bintu biduhumuriza ni uko ukuboko kw'Imana kuzageza byose ku iherezo gukorera no muri iki gihe kibi cy'imbaraga z'umwijima. Hano hari ijambo rikoreshwa muri iki gitabo rivuga ngo vuba, kandi ngo igihe kiri bugufi. Mu by'ukuri aha hatwereka yuko Imana bidatinze izasohoza umugambi wayo ifitiye isi n'abayituye uhereye kera kose. Bushize mu ncamake twabonye yuko umugambi w'Imana uzazana byose ku iherezo ni ukuzanira bamwe agakiza ku bizera, ndetse n'abandi urubanza ku batarizeye. Tubona rero yuko iri jambo vuba cyangwa ko igihe kiri bugufi, ni ukuvuga ngo bigomba guhita bishyirwa mu bikorwa, bigomba guhita bitangira muri ako kanya, kandi hagashakwa cyangwa se hakagaragazwa n'uburyo bwo kubigeraho. Iki gitabo cy'ibyahishuwe rero duhereye ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 20, byibura twakigarabanyamo nk'ibice 5. Igice cya mbere gihera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 8. Haragira hati, njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ari nayo se. Icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose, amen. Icyo umuntu yakwibaza cyane cyane mu murongo wa 4 kugeza 6 ni iki ngiki: ibyo Yohana yeretswe yabyandikiye bande? Hano umuntu yakwibaza impamvu handikiwe amatorero 7 gusa,
kandi hari n'andi matorero muri Aziya. Amwe muri ayo matorero yandi atagaragara muri aya 7 ni nk'itorero rya Tirowa tubona mu byakozwe n'intumwa igice cya 20:5, itorero rya Korosayi, itorero rya Hieropolisi biboneka mu Bakorosayi 4:13. Icyo ntekereza aha ngaha nuko aya matorero 7 ashobora kuba yari afite ibibazo byihariye Yesu yashakaga kuvugaho by'umwihariko, kandi bikaba byari n'ibibazo bishobora kuba bivuga ku matorero y'igihe cyose. Mu yandi magambo icyo tubonamo hano nuko ubutumwa bukubiye mu nzandiko z'amatorero 7, icyambere hagaragaramo ibibazo byihariye by'ayo matorero 7 Yesu yandikiye, ariko nanone bikagaragara yuko ibikubiyemo ni iby'itorero, ni ubutumwa bw'itorero ry'igihe cyose. Muri iyi mirongo nanone hari ibintu bibiri bikuru bigaragaramo, cyane cyane nk'ubutatu bwera ndetse n'abera. Icyambere tubonamo ko data agaragazwa nk'umutware wa byose, ufite amateka ya byose mu biganza bye. Imana data ni ifite amateka yose y'isi, nta na kimwe kiba mu isi kitari munsi y'ubutware bwe. Mu by'ukuri ibyahishuwe birabitwereka. Icya kabiri, umwuka wera agaragazwa nk'imyuka 7 iri imbere y'intebe y'Imana. Yesu muri iki gitabo cyangwa se muri iyi mirongo avugwa nk'umutware w'abazima n'abapfuye, ndetse akaba n'umutware w'abami bose bo mu isi. Ikindi tubonamo ni uko abizera cyangwa abera bagaragazwa nk'abami, abatambyi b'Imana mu isi. Rimwe na rimwe aha niho tujya twibeshya, abantu bamwe bakavuga ngo abashumba cyangwa abapasiteri nibo batambyi. Oya, abakristo bose bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni abatambyi b'ubwami bw'Imana, udakuyemo n'umwe. Pasitoro ntacyo arusha umukristo usanzwe, bose ni abatambyi b'ubwami bw'Imana. Bityo nta mutambyi uruta undi, kuko Yesu Kristo niwe mutambyi mukuru. Rero abantu ntitugajye twishuka. Nimusoma aho ngaho muri icyo gice cya mbere bigaragaramo, ndetse no mu gice cya 5 umurongo wa 8 kugeza 10. Iyi mirongo rero igaragaza insanganyamatsiko y'ingenzi yerekeye ubutatu bwera bw'Imana n'imiterere y'abizera bavugwa muri iki gitabo. Imana isobanurwa nk'iyiteka kandi nk'igenga amateka yose y'isi. Umwuka wera nawe agaragazwa nk'imyuka 7 iri imbere y'intebe y'ubwami y'Imana. Kandi Yesu nawe agaragazwa nk'umuhamya ufite imbaraga ku rupfu n'abategetsi bose bo mu isi. Yesu niwe wapfuye arazuka, atanga ubuzima bubonerwa mu buntu bw'Imana, cyangwa se ubuzima kubizera bubonerwa ubuntu ku bantu b'Imana. Kandi Yesu urukundo rwe rwamuteye kwishyura ikiguzi cy'ibyaha byacu kugira ngo tubohorwe mu bubata bw'icyaha. Hanyuma Yesu niwe wahaye abizera inshingano yo gusangiza abandi ibye, kugira ngo natwe dushobore kuba abami n'abatambyi mu murimo dukorera Imana ku isi. Aha tuhabona impamvu ikomeye itorero, ni ukuvuga abizera bose bakwiriye gusangiza abandi bya Yesu. Mbibutse ko ivugabutumwa cyangwa kubwira abandi bya Yesu ntabwo ari ibya pasitoro n'abadiyakoni gusa, ahubwo ni ibya buri mukristo wese wizeye Yesu. Kandi kimwe ubundi imbuto y'umwuka yakwiriye kuba iya mbere mu buzima bw'umukristo. Ukimara guhinduka, imbuto ya mbere wakwiriye kwera ni ugusangiza abandi ibya Yesu. Niba umaze imyaka irenga 20, 30, 40, 50 mu itorero, nta muntu n'umwe urazana kuri Yesu, njye mfite ikibazo, wisuzume mu buzima bwawe koko niba waba warizeye Yesu. Kuko kimwe mu bintu bigaragaza ko umwuka w'Imana ari muri twe kandi twamaze guhabwa iyo mpano y'ubuntu, nuko tugira ishyaka n'inyota byo gusangiza abandi bya Yesu. Kuko iyi si yuzuye abantu benshi bazimiriye kure ya Yesu. Rero tugomba kujyana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu isi yuzuye abantu bazimiriye kure ya Yesu. Umurongo wa 7 haratubwira hati, dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Ndi Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo, ni ko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Icyo tubona muri iyi mirongo, abantu bose bazamubona. Icyambere, abamwizeye bazagororerwa. Icya kabiri, abamwanze cyangwa banze kumwizera bazaboroga.
niko ijambo ry'Imana rivuga hano. Imana igaragazwa hano kuba ariyo tangiriro n'iherezo ry'amateka yose y'ubu buzima. Mu yandi magambo, ubuzima bwose uhereye ku itangira ukagera ku iherezo bwose buri mu biganza by'Imana. Muri iyi mirongo ibiri, umurongo wa 7 n'uwa 8, cyane cyane uwa 8 haravuga ngo ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ni ko Umwami Imana ivuga. Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho iteka ryose, ari nayo ishobora byose. Mu by'ukuri Imana igaragazwa hano cyane kuba ariyo tangiriro n'iherezo ry'amateka y'ubu buzima. Abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo umuntu afite itangiriro, ngo umuntu yavuye mu kunguge, abize revolution, abandi bakavuga ko isi yavuye muri teori zitandukanye nka Big Bang Theory n'izindi, continental drift n'izindi zimeze gutyo. Iza abantu bose abahanga ba scientiste bagiye badevelopa bakagaragaza ko ari ibyaremwe byose bikomoka. Ariko twebwe abizera twizera kuremwa. Imana niyo tangiriro n'iherezo rya byose. Aya magambo ni meza cyane, cyane cyane ayo muri iyi mirongo ibiri, kuko nayo kuramya Imana, akuza cyangwa se ashyigikira ubutatu bwera bw'Imana cyane, kandi ashyira hejuru Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Mu murongo wa 7 nanone haratugaragariza, ijambo riravuga ngo dore arazana n'ibicu, ariko twakwibaza ngo azaza ate? Dusomye Ezekiyeli 12 umurongo wa 10 haragira hati, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga, bazitegereza njyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Mu by'ukuri aha nanone tubona Uwiteka ari uvuga, ariko mu by'ukuri ukibaza ngo uwacumiswe cyangwa se uwo bateye icumu mu rubavu ninde? Ni Kristo Yesu. Mu by'ukuri iyi mirongo uyisomye ubona inyigisho nkuru y'ubutatu bwera bw'Imana. Ariko reka dukomeze ku cy'uyu murongo uvuga. Haravuga ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Hano dufite amagambo abiri Yohana yakoresheje. Icya mbere, dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Hano ni ibintu bibiri. Icya mbere ni imbaraga, bisobanuye imbaraga. Icya kabiri ni icyubahiro. Rero tubona ko azaba ari igihe isi yose izabona icyo Yohana yifurizaga umukunzi we cyangwa se umukiza we akunda. Turebe nanone muri Matayo, iyo urebye muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 27, igice cya 26 umurongo wa 64, Danieli 7:13 na 14, urwa mbere rw'Abatesalonike 4:16 na 17, ibi byose ubibonamo. Rero ntibisanzwe niba koko ibyiringiro by'itorero ari ukuzamurwa mu buryo bw'ibanga, ntabwo hano ibyaba bivugwa hano byaba ari ukuri. Ariko icyo tuzi nuko Kristo nagaragara ku bicu amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise bazamureba. Icyo bisobanuye ni iki? Abizera n'abatizera bose bazamureba, uretse ko icyerekezo cyabo cyangwa se ibizaba bibagenewe ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse bizaba bitandukanye, kuko bamwe bazagororerwa mu gihe abandi bazaba bari kuboroga bihisha amaso y'uwo banze kwizera. Igice cya kabiri kigaragara mu murongo wa 7 n'uwa 8. Gitangiza ukuri shingiro ku byahishuwe. Tubona ko abantu bose bo mu isi bazamubona, kandi mu kumubona kwabo bizatuma bamuborogera. Mu by'ukuri amahanga niyo ntego muri uyu murongo, nkuko twabibonye muri Ezekiyeli 12 umurongo wa 10. Amahanga yose, indimi zose, amoko yose azamureba. Ni inshingano zacu rero kwitabira ibya mbere twabwiwe ari byo butumwa bw'Imana, no kureka Imana ikita ku bya nyuma ari byo guca imanza. Mu by'ukuri guca imanza si ibyacu. Twebwe icyo dusabwa hano ni ukwitabira ubutumire Imana iduha bwo kwizera ubutumwa bwiza bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana rero yatweretse ko ariyo Alufa na Omega, isumba amateka yose kandi ifite imbaraga zose hejuru y'ibyaremwe byose. Mu yandi magambo,
Imana ni ishobora byose, ikaba ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kurangiza amateka yose mu gihe ibishaka. Dusomye muri Petero igice cya 5, ngira ngo ni igice cya 3, haratubwira ngo umwami Imana ntitinze isezerano nk'uko bamwe bajya babivuga, ahubwo itwihanganira ishaka ko nta numwe warimbuka. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bajya babona ibibi bikorerwa mu isi, abandi bagatangira kuvuga ngo Yesu yaratinze, Yesu wagarutse, ariko uzi miliyoni z'abantu zitari zamenya ubutumwa bwiza. Iyo usabye Yesu cyangwa uvuze ngo Yesu nagaruke, uza abantu mu mvugo yawe uburimbuye batarabwirwa ubutumwa bwiza, bataramenya Yesu. Imana niyo ifite umwanzuro wa nyuma wo kuzana amateka y'isi igihe izaba ibishatse. Ntabwo ari ibyacu kumenya umunsi wo guca amateka y'Imana. Iki ijambo ry'Imana ridusaba ni ukwihangana no gutegereza umunsi washyizweho n'Imana wo guca amateka y'ibiri ku isi. Icya mbere twabonye cyo kwizerwa ni uko Imana ari ifite amateka y'isi yose mu biganza byayo. Igice cya 3 gitangira mu murongo wa 9 kugeza 11. Umwanditsi hano ari we Yohana atumenyesha ko hariho icya mbere imibabaro, bikaba bisaba kwihangana muri ubu buzima. Muri icyo gihe we hejuru ya byose, cyangwa se Imana ikorera hejuru ya byose, igenamigambi ry'umunsi w'igihe cyiza kuri ibi bihe tubona, cyangwa se kuri iyi mibabaro tubona muri iyi si, ni iry'Imana ubwayo. Icyo Yohana duhamagarira ni ukwihangana. Twebwe abasomyi tumenyeshwa ko gusenga bisaba guhamya no kwihangana mu bibazo by'ubu buzima. Iki gitabo kirimo byinshi ku kibazo cy'imibabaro no gutotezwa by'itorero. Tuzi uburyo itorero ryagiye ritotezwa, tuzi mu gihe cy'itorero rya mbere, abenshi mu gihe cy'umwami Nero, mu gihe cy'abami Domisiyani n'abandi bagiye batotezwa, bakajugunywa mu nzu z'imbohe, abandi bagacibwa ibihanga, abandi bakajugunyirwa intare muri stade n'ibindi bimeze bityo. Nyamara benshi muri twe ntitwigeze dutotezwa cyane. Ariko iyi mirongo isobanura cyane ku birebana n'akarengane ku bizera. Nubwo bamwe bidakomeye, ariko miliyoni nyinshi ku isi yose baratotezwa bikabije. Kandi ibyanditswe bidutegeka kubabarana nabo no kubasengera, nkuko tubibona mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 15 no mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 3. Hari bene data benshi ku isi aho ubutumwa butari bwemererwa kugera, ndetse aho kwizera Yesu Kristo mu isi ya none bihwanye no guhita umuntu apfa. Atari nka twebwe muri iki gihe abantu usanga kwizera Yesu babikerensa, abandi barabifashe nkaho bashakira inyungu n'amaramuko. Ariko hari bene data ku isi benshi barenganywa iyo yatuye gusa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, biba bihwanye no gupfa. Abandi bakabaho mu bwihisho kubera kwizera Yesu. Ariko twebwe Imana ishimwe yuko ibyo tutabifite. Cyari igihe cyacu cyo kumenya no gusobanukirwa ko ubutumwa bukubiye muri iki gitabo, kumva no kumvira, natwe bidutegereje kandi tubisabwa. Ikindi tubona ni uko sosiyete igenda iba ngari ku isi, gutotezwa kugenda kwiyongera hafi ya buri mfuruka yo mu isi. Tugomba kuba twiteguye igihe cyose ko nubwo bimeze bityo, Yesu azazana intsinzi, atsinda ibibi byose bikorerwa ku isi. Mu yandi magambo, ibyo tubona ku isi hano bizagira iherezo. Nanone tugomba kwibaza uko dushyitsa iby'Imana itwifuzaho mu gihe cy'ibigeragezo n'akarengane. Kumvikana ni ikibazo gikomeye mu bakristo ku isi ya none. Nanone tubona ko abenshi usanga dupfa ibintu bidafatika. Abandi tugapfa denomination, amadini, nkomokaha. Abandi tugapfa ubatizwa ku gahanga, abandi ubatizwa mu mazi menshi, abandi tugapfa utega igitambaro, uyu ntatega igitambaro. Mu by'ukuri usanga kumvikana mu bakristo mu isi ya none ubwabyo ni ikindi kibazo. Nyamara ijambo ry'Imana ritwereka ko ibyo atari byo twari dukwiriye gupfa, ahubwo nk'itorero rya Kristo twari dukwiriye guhora duhoza amaso ku biri hejuru, aho Kristo yicaye ari adusabira iburyo bwa Data wa twese. Rero kuko utumvikana, nanone tubona ko ari ubundi bwoko bw'ikigeragezo hano mu isi. Twese tunyura mu bihe bigoye, haba mu buzima butandukanye, yaba ubw'imibereho, yaba ubuzima bwo kwizera, mu buzima no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Twese tunyura mu bihe bigoye, ariko kwihangana
hamwe no kwizera Imana nicyo duhamagarirwa igihe turi mu kaga nk'ako ngako. Byongeye kandi guhangana n'ibigeragezo ni ugutsinda icyaha n'ibishuko. Kubw'ibyo twese dukeneye inyigisho z'iki gitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo zituyobore kandi zidufashe uburyo dukwiriye icyambere kwihangana no kwizera Imana mu gihe cy'akaga, nk'uko abo mu itorero rya mbere byabagendekeye kandi bakabasha kwihangana bafashijwe n'ubutumwa bugaragara muri iki gitabo. Ariko nanone tukamenya yuko gutsinda icyaha n'ibishuko kubw'ibyo twese biduhesha inshingano zo kuba dukeneye inyigisho ziboneka muri iki gitabo. Igice cya kane tubona hano muri bya bice bitanu umuntu yakubiramo iki gice cya mbere cy'ibyahishuwe kigaragara mu murongo wa 12 na 16. Muri iyi mirongo tubona Kristo mu cyubahiro cyinshi cyane ndetse bifitanye isano n'isezerano rya kera. Yesu hano yerekanwe nk'uwashyizwe hejuru, nk'uko tubibona muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 13 havuga Kristo nk'umwana w'umuntu. Hano tubona ibigereranyo byinshi cyane cyane muri iyi mirongo. Bidukundiye twayisoma tukareba. Umurongo wa 12 haragira hati: nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zose. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Icyo tubona hano hari ibigereranyo byinshi twagiye tubona. Icyambere hano tubona Yesu agereranywa nk'umwana w'umuntu. Ibi bitwereka ko Kristo ni umukiza nyine wacu w'ibyaha by'abari mu isi. Hano tubona ikigereranyo cy'ikanzu, yari yambaye ikanzu nk'uko tumaze kuyisoma. Hano ni ikimenyetso cy'icyubahiro cye. Mu by'ukuri umusatsi we uburyo weraga ni ikimenyetso cy'ubwenge. Yesu niwe bwenge bwose dukeneye muri ubu buzima. Amaso uko yagaragajwe hano ni ikimenyetso cyo gushishoza mu guca imanza. Yesu ntabwo ahubuka, oya. Ibirenge uko twabibonye ni ikimenyetso cyo kubahwa kandi akaba ashobora byose, kuko nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 28 yahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Ibyaremwe byose biri munsi y'ibirenge bye. Ijwi rye ni ikimenyetso cy'imbaraga kandi zemewe zishyitse. Gufata inyenyeri mu biganza ni ubutware kuri byose no kubigenzura. Umunwa we nk'uko twawusomye hariya muri ra mirongo ni umucamanza wa bose na byose. Naho amaso ye nacyo ni ikindi kimenyetso cy'icyubahiro n'ubutware. Ibindi bintu bibiri byiganje twabonye muri iyi mirongo ni uko Yesu ari umwe n'Imana. Amenshi muri aya mashusho twagiye tubona akoreshwa hano tumaze kubona yitiriwe izina yawe, izina ry'Imana ya Isiraheli. Ibyo mu Cyongereza bita Israel Covenantal God. Ni ukuvuga Imana y'Abisiraheli y'isezerano mu isezerano rya kera. Aya mazina rero cyangwa aya mashusho twagiye tubona nanone akoreshwa mu isezerano rya kera agaragaza ugukomera kw'Imana y'Abisiraheli. Ubundi twibuke ko Yawe cyangwa se dukunda kuvuga ngo Uwiteka niryo zina nyaryo ry'Imana ya Isiraheli. Kandi bikaba byerekana uko Yesu yasohoje isezerano rya kera. Muri ibi duhamagarirwa guhindira imishyitsi imbere y'umwami ukomeye atya, tukamuramya tunazi ko ibibazo duhura nabyo muri ubu buzima ntaho bihuriye n'imbaraga z'umwami twizera. Kandi dusabwa kwitondera amagambo yanditse muri iki gitabo cy'ubuhanuzi. Mu by'ukuri Yesu ni umwami ukomeye utegeka byose, umutware w'isi n'ijuru, uwo ibyaremwe byose bihererwamo agakiza no kubaho cyangwa bikesha ubuzima.
dukwiriye rero guhindira imishyitsi imbere y'uyu mwami, kuko Yohana aravuze ngo nuko mpindishwa umushyitsi no kubona icyubahiro cy'uwo mwami. Icya gatanu ari nacyo dusorezaho kigaragara mu murongo wa 17 na 20. Iki gice cya nyuma cya gatanu kirimo byibura ibice nka bitatu. Icya mbere kigaragara mu murongo wa 17 kugeza 18. Yohana yongera ku bisobanuro bya Kristo mu gice cya mbere umurongo wa 5 na 12 na 16. Avuga ku bya Yesu n'imbaraga ze hejuru y'imbaraga mbi zo mu isi. Avuga ubutware bwa Yesu n'imbaraga za Yesu ziri hejuru y'ubutware bw'imbaraga zose z'umwijima hano mu isi, n'abatware bose n'abategeka bose. Bitewe n'urupfu rwe n'izuka rye yigaruriye ijuru n'isi. Tubibona muri Matayo 28 umurongo wa 18 havuga ngo nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Iyo turebye abami babayeho bakomeye, nta bose hari abagiye bavuga bati ubutware rwose ndabufite, ndi umwami utegeka isi, ariko nta numwe wigeze avuga ngo nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Yesu rero ni umwami uri hejuru ya byose. Kimwe na Yawe cyangwa se izina ry'Imana ya Isiraheli tubona mu isezerano rya kera no mu byahishuwe 8, Yesu ni uwa mbere ni n'uwa nyuma, cyangwa se ni Alufa na Omega, akari ufite amateka yose y'isi mu biganza bye. Kandi rwose ni byiza kuri twe kubyibuka mu gihe tugeragejwe ko uwo twizera afite ubutware hejuru ya byose. Niba tugeragezwa, niba duhura n'amakuba, reka twibuke ko umwami twizera ari hejuru ya byose. Afite ubutware bumubashisha kwigarurira byose. Afite ubutware hejuru y'ibyaremwe. Afite ubutware hejuru y'abatware bo mu isi. Afite ubutware hejuru y'imbaraga z'umwijima. Afite ubutware bumubashisha kugenzura amateka yose y'isi mu biganza bye. Ariko nanone yuzuye imbabazi nyinshi n'urukundo rutagira akagero rwamubashishije gutanga umubiri we kugira ngo ube incungu y'ibyaha by'abari mu isi. Umurongo wa 19 uhereye cyane cyane ku murongo wa 11 havuga incamake y'ibisobanuro by'iki gitabo. Hakomatanya ibyahise, ibiriho n'ibyejo hazaza. Hano tuhabona ibimenyetso bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni inyenyeri. Izi nyenyeri zishushanywa n'abamarayika bahawe ubutware hejuru, kandi bakaba bahujwe nanone n'itorero, kuko amatabaza ni amatorero, ibyo twasomye haruguru ubwayo. Kuva ahangaha umusomyi wese yumva ko ibiri muri iki gitabo bigenewe twebwe twese abizera ndetse n'abantu bose muri rusange, kuko turi ubwoko bw'Imana, cyane cyane abizera. Nubwo bireba abantu bose muri rusange, ariko mu by'ukuri ibyanditswe muri iki gitabo bireba abizera. Bityo twahamagariwe kuba amatabaza ya Yesu kuri iyi si, kugira ngo ubutumwa bwe bugere ku mpera zose z'isi. Abatarabwumva bumve ubutumwa bwiza. Bene data bakundwa, icyo tubona hano nuko harimo ibintu byinshi muri iki gice cya mbere abantu benshi badakunda kwitaho no gusobanukirwa. Tubona ko inkomoko yihishurirwa ry'igitabo cy'ibyahishuwe yuko rikomoka kuri data wa twese, ku mwami wacu Yesu Kristo, akabihishurira Yohana nawe akabyandikira amatorero. Twabonyemo yuko inkomoko y'irihishurirwa nanone ari data wa twese, umwana n'umwuka wera, nk'Imana imwe twizera mu butatu bwayo bwera. Kandi tubonamo yuko umuntu w'Imana ahamya byibura mu buryo bubiri bukomeye. Icya mbere ni uguhamya ukoresheje ijambo ry'Imana, icya kabiri ukagira guhamya kwa Yesu. Nanone tubona ko kwihangana no kubaho bikwiriye ubu buhanuzi ari ikintu cy'ingenzi, ariko cyane cyane kumva no kumvira ibyanditswe muri iki gitabo cy'ubuhanuzi ni ikintu cy'ingenzi. Mu by'ukuri rero nanone ikindi twabonyemo nuko amatorero 7 yandikiwe muri Aziya tuzayareba cyane nitwinjira mu gice cya 2 n'icya 3 ejo bundi. Ubutumwa buyakubiyemo bwari bushingiye cyangwa se bwarebaga ibibazo byari muri ayo matorero nyirizina, ariko bukaba ari n'ubutumwa bukubiyemo
ubutumwa bw'itorero ry'igihe cyose cya Kristo, kuko twabonye ko hari n'andi matorero yari muri Aziya ntoya atarandikiwe. Mu by'ukuri rero Yesu yashakaga ko aya matorero yose ahagarara andi matorero ya Kristo y'igihe cyose, kandi ubutumwa buyakubiyemo tubona ko ari ubw'igihe cyose. Nanone twabonye ko Imana Data wa twese niyo ifite amateka yose mu biganza byayo, ndetse na Yesu ubwe tubona ko afite amateka ya byose mu biganza bye. Bityo rero kwizera gukwiriye gushingira ku Mana ubwayo. Igihe tugeragezwa, igihe duhura n'amakuba, dukwiriye kwizera iyi Mana ishobora byose kandi ifite ubutware bwa byose mu biganza byayo. Twabonye ko ikindi nuko Imana izazana isi ku iherezo, hanyuma igihe Kristo azaba agaragaye ku bicu, abamwishe cyangwa se abamumucumise bazamuborogera, ariko abamwizera bazagororerwa. Nanone tubona ko Imana igaragazwa hano kuba ariyo tangiriro n'iherezo by'amateka y'ubu buzima mu isi. Rero icyo dusabwa ni ukumva no kumvira, kandi mu gihe tugeragezwa, mu gihe duhura n'ibitugerageza muri ubu buzima nk'abizera, tukihangana dufite ibyiringiro ko umwami wacu ashoboye byose, afite imbaraga hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'abategeka bose, hejuru y'icyitwa imbaraga zose z'umwijima. Imana yacu ishimwe. Reka dusoreze ahangaha, tuzakomeza ubutaha n'igice cya kabiri tureba inzandiko zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya ntoya. Ariko mushobora no kuzikurikirana kuri YouTube channel yitwa Pastor Vuga, hanyuma mukazisangaho. Hanyuma kandi twishimira kwakira ibitekerezo, inyunganizi ku bibazo se ubifite, kugira ngo turusheho gufatanya gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana, cyane cyane ko twabonye ko kumva ni kimwe ariko kumvira ni ikindi. Rimwe na rimwe rero hari uburyo ibyanditswe byera bitwereka yuko kumva bigira abantu benshi tukumva, ariko ugasanga ubuzima bw'ibyanditswe twiga cyangwa se ibyanditswe dusoma cyangwa se ibyanditswe tubwirwa, ugasanga rwose ubwo buzima ntago buba mu buzima bw'abitwa bizera. Mu by'ukuri rero ijambo ry'Imana riduhamagarira kumva, ariko cyane cyane kumvira. Ni byiza rero yuko rwose kurikirana iki gitabo cy'ibyahishuwe, kugira ngo dusobanukirwe ibibazo abantu benshi bajya bibaza ku gitabo cy'ibyahishuwe, cyane cyane ko rimwe na rimwe gitangwaho ubusobanuro bwinshi. Ngira ngo mu ncamake nagerageje kubyerekana uko abantu benshi batandukanye bagitangaho ubusobanuro bwinshi butandukanye, ariko mu by'ukuri iyo ubwacyo ugiye mu gitabo ubwacyo cy'ibyahishuwe, cyo gifite ubusobanuro ubwacyo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo tureke ibyanditswe byera ubwabyo gisobanure. Ndabararikira rero kurikirana iki gitabo cy'ibyahishuwe, inyigisho zacyo, hanyuma abagira ibibazo, abagira inyunganizi cyangwa se ibitekerezo, kugira ngo birusheho kugenda neza, cyane ko mwabonye ko twese abizera dufite umurimo wo gusangiza abandi ibya Yesu no gutanga inyunganizi. Rero igitekerezo cyangwa ikibazo kugira ngo usobanukirwe neza, nabo ni umurimo wo gusangira ibyanditswe byera no kubisangiza abandi mu gihe twaba tumaze kubisobanukirwa. Nimero ngendanwa yanjye mwampamagaraho cyangwa se mwanyoherezaho ubutumwa bugufi, cyangwa se wanyandikiraho kuri WhatsApp, kuko iba kuri WhatsApp ni 0788 48 30 76 0788 48 30 76. Ushobora kunyandikira nanone binyuze kuri Instagram ni Pastor Vuga, naho ukanyoherereza ubutumwa nkabubona, tukafatanya kuganira ndetse no kungurana ibitekerezo. Kubaduhamagaye rero reka tubashimire, kuba twohereje ubutumwa reka tubashimire. Ndabona uyu munsi guhamagara kwabaye gukeya, byashoboka ko ari ikibazo cy'ikirere. Nabonye abakomeje guhamagara kuri telefone yanjye ntibyakunda, ariko nanone sinshobora kuyikoresha ndi hano muri studio, mbitaba yongeze hanze ya studio. Ariko reka mbararikire kuzakurikirana igice cya kabiri n'icya gatatu, cyane cyane bivugwa ku nzandiko 7 zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya.
Imana ibaha umugisha rero, reka dusenga Imana dusoze, naho ubutaha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Data wa twese ushobora byose, turagushimye, uri Imana yacu idukunda, turagushimiye ko utwitaho, turagushimiye ko utumenya, kandi turagushimiye ko Mwami Imana wandikishije ijambo ryawe kugira ngo riduhugure, ritwigishe, cyane cyane ko ritubwira ko ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Turagushimira rero ko Mwami Imana yacu wandikishije iki gitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo tumenye ibiriho, ibizabaho, kandi tumenye n'iherezo ryacu ry'iyi si. Mwami Imana yacu turagushimira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubane nabumvishe iri jambo, cyangwa se n'abazakomeza gutega amatwi inyigisho z'iki gitabo cy'ibyahishuwe, kugira ngo umwuka wera akomeze kubahishurira byinshi ubifuzaho muri ubu buzima, cyane ko twabonye ko kumva no kumvira ni ikintu gikomeye cy'ingenzi utwifuzaho muri ubu buzima. Ubane natwe kandi udushoboze kumva no kumvira, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.